iri zina mbahaye Jehova, Imana yarisobanuriye Mose irabwira ngo genda ubabwire ngo ndi. Buriya mu Kinyarwanda barahinduye baravuga ngo ni ndiho, mu Cyongereza baravuga ngo I am, mu Gifaransa bakavuga ngo je suis. Niryo zina ry'Imana. Umuntu aje akakubwira ngo ndi, uturinde ati ni ndi, uri ndi ikize. Ariko iriya ndi muzarebe abantu bagiye bayuzuza bya zina Jehova ndi. Aburahamu yageze ku musozi wa Moriya, yaragiye gutamba umwana we, Imana iravuga ngo Aburahamu, nagira ngo ndebe yuko nkunda nkuko nkukunda. Dore isekurume y'ihene, nanjye kuvuga ngo ikimasa cy'ihene. Sisigaye tuvuga ibinyarwanda natwe dushaje bikaducanga. Ntabwo ihene igira ikimasa, igira isekurume. Dore isekurume y'ihene uyitambeho igitambo. Ahita uwo musozi avuga ngo ahangaha ni umusozi wa Jehova Jire. Yandi arayuzuza. Imana izatuma biboneka. Iryo zina ryubahwe. Haleluya. Nukuva mu yandi magambo nukuvuga ngo iri zina nurivuga ujye uvuga ngo iri zina ryubahwe. Iri zina ni izina, ni igisubizo. Mose bari Refidimu barwana n'abamareki, bamaze kubatsinda ngo yubaka igicaniro ngo akita Jehova Nisi, Imana iturwanirira. Arongera arasinya, Imana irasinya. Haleluya. Ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibakiza indwara, Jehova Rafa. Ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibaha amahoro, Jehova Shalom. Ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibana namwe, Jehova Shama. Haleluya. Ibana nawe ugenda mu nzira, uri mu modoka, Jehova Shama. Imana ibana nawe, Imana ihaba. Niba mwabyumvaga ukajya ugenda ukavuga ngo ufite Imana imvura indwara. Kandi by the way ukajya usengera umubiri wawe, Imana ikawurinda mbere yuko urwara, kuko ni Imana iturinda, ingabo idukingira. Rero buriya gusenga muri ririya zina ukavuga ngo Mana, ndibuka yuko wavuze ngo uri Jehova Jire, Imana ituma byose biboneka. Waratubwiye ngo uzaba Jehova Rafa, Imana idukiza indwara zose. None ndasengera umuryango wanjye ngo turinde indwara dukize nizo turwaye. Waratubwiye ngo uzaba Jehova Shalom, utanga amahoro mu muryango, utanga amahoro mu bana, utanga amahoro mu gihugu. Waratubwiye ngo uzaba Jehova Rafa, Imana idukiza byose. Waratubwiye ngo uzaba Jehova Shama, Imana ibana natwe, ujye ubana natwe mu rugendo, nitujya kuryama utubere maso. Umva, rero hari ugusenga kuba wese icyo usaba, ugasenga gusa wibutsa umutima wawe ko ufite Imana iteye ityo. Haleluya. Ibyo rero bituma ukura mu mbaraga. Reka ngane ku musozo. Umuntu umwe yabivuze neza, aravuga ngo ririya zina ry'Imana, Yesu yavuze ngo izina ryawe, iryo zina Jehova ryubahwe, ngo ni sheke isinye. Ahubwo nta nubwo yaduhaye sheke Imana, yo yaduhaye shekiye. Tekereza umuntu ateruye shekiye, umuntu w'umubosi uvuze ko konte idashobora kunyeganyega niyo wagira uti. Buriya reka mbabwire, nka Bill Gates aguhaye konte ye, akakubwira ati nukena ujye usinya ukureho amafaranga. Ushobora gusinya ntinanyeganyege. Umuntu ufite miliyari 90 z'amadolari kuri konte, miliyari 90 z'amadolari niyo wagura inzu ukongera ukagura indi, aya mazu yo muri Kigali ukayagura, konte yabikiriho amafaranga. Kandi aramutse aguhaye shekiye ntiwajya unatinyuka no gukuraho menshi. Waba uvuga ngo atazangaya, ukajya ukuraho yo kurya ibijumba kandi washoboraga kurya muri Marriott. Kuko burya niko tubaho. Imana yaduhaye shekiye, iravuga ngo niwumva ufite ubukene ujye usinya hano, uvuge ngo Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Hano ikibazo cyavutse, none ndagusaba. Akakubwira ati sindi Jehova Jire se, ibi nabyo bizaboneka. Hari umuntu yicara ngo none se ngo twajya twicarira aho ntidukore. Oya, niyo ikubwira ngo haguruka ugende ukore biriya, ndabiha umugisha, ukabikora ukabona. Cyangwa haguruka ujye kuvugana na kanaka, ukabona ukanaka uramuvugishije,
ikibazo cyawe kigakemuka. Ni uko ikora. Cyangwa ubundi ugahura n'umuntu mu nzira akakureba ariko ati maze iminsi mutekereza, numvise Imana ishyira ku mutima kuguha kado. Bya bindi wasengeraga bikaza ari gift y'umuntu utanatekerezaga ko yamuturukaho. Ngewe rwose ibyo narabibonye, si rimwe si kabiri si gatatu. Imana izabaho umugisha. Buriya uzi kera ngiye kuva muri AAA, abakozi barambajije bati buri ikintu kiguhangaye kizakugora cyane ni ikihe? Ni ukugenda n'amaguru, maze imyaka 15 ngenda n'imodoka. Abakozi bambera abana beza, baterateranya amafaranga ngo bazangurire nibura ka 10 nge nkagendamo. Ariko bodi irabireba iravuga ngo ya Imana ubwo n'Imana yabirebye nyine iravuga ngo ya ntabwo ari uko nzaherekeza umugaragu wanjye wagira guhurya bamaravufu. Sinamaze imyaka 10 n'ingahe nkorera Imana nyigendamo, ntiyigeze ipfa. Hanyuma ngiye kuviremera muri ibwiriza cyangwa irababwiriza mu makabando k'iminsi kizabukuru. Biriya rero niho ubonera Imana utanabisabye, ikakuvuga ngo ndagutekereza, ndagufite ku mutima ibyawe, ngo komeza ibyo naguhaye, wowe ibyawe ubindekere. I'm your dad. Hallelujah. Ukagenda rwose wemye uzi neza. Ariko nenda kubabwira nubwo ndimo kubibigisha, ndabizi ko benshi mutarimo kubishyikira, kuko nimusohoka hano aho kugira ngo mutumbire Imana, murongera mutumbire ibibazo muhangayike. Ndimo ndabiba hano kuko ndabizi. Umva uko Satani akora. Muribuka abakonvoyeri bo mu matagisi ya kera? Simeruka kugenda muri taxi, ubwo sinzi niba bacyabo. Waragendaga ugasanga muri taxi banditsemo hejuru ngo passager ntiwibagirwe umuzigo wawe. Satani ahagarara hariya ku muryango, baba barimo kwigisha data wa twese, bakwigisha izina ry'Imana, ukumva kabisa wagezeyo. Wasohoka wagera hariya akakubwira ati wibagiwe yuko baguhaye preavis, tahana umuzigo wawe passager, ukawuterura ukawutera umutwe. Aho gutaha uri muri data wa twese, ugataha wongeye gusubirana umuzigo wawe utahanye. Ariko reka mbabwire ikintu turangiriza. Iyo sheke jya wibuka ko ihari, yaduhaye sheki, kandi aravuga ngo ujye umutegereza ntuzarambirwe. Haleluya. Umutegereze wihanganye mu gihe cye gikwiriye. Niba utarabona igisubizo cy'ibyo wasengeye, izere ko Imana irimo kubiteka, nibimara gushya izabyarura ibikwereke. Haleluya. Aho gushyira amaso ku kibazo, utumbira uwo nguwo, umubwira umva ndacyategereje, kandi igihe nkitegereje ngiye kukunezererwa. Zaburi imwe iravuga ngo wishimire Uwiteka, delight in the Lord. Wishimire Uwiteka nawe azaguha icyo umutima wawe wasabye. So ugende wicare wishimire Uwiteka, wishimire mu Mana, nawe azaguha ibyo wasabye. Iyo izuba riva, ibintu bimeze neza, abantu bakuvuga neza, ibintu byose biryoshye, rwose kwera imbuto nziza biroroha. Ariko uzihangane niba gukamura. Isi nigushinyikira amenyo, nudashinyika amenyo uzaba weza imbuto. Kuko abantu benshi iyo bigejeje ninjoro, mbese ubwo ndafatira kuri icyo giti cyabaga iwanjye, ninjoro nibwo cyazanaga impumuro nziza. Ku manywa ntawe wumvaga. Ngira ngo utwo duti muratuzi. Iyo bigejeje ninjoro, izuba rimara kurenga, impumuro nziza ikazamuka. Umunsi rero uzinjira mu mwijima, ubuzima bwagukamuye, nyirinzu yaguhaye preavis, cyangwa se umuntu yakwambuye bwije hijimye, cyangwa bakuvuze nabi, ubwo ndimo ndafatira ku bya hafi, ntongeyeho no kuguhemukira, hanyuma ukera imbuto. Buriya ziriya mbuto nziza muraziririmba, buriya nawe hari imbuto murazivuga. Muzitondere kuzera kereka ufite Yesu. Iyo ubuzima bugukamuye hasohokamo iki?
ujye mubitekereza cyane iyo ubuzima bugukamuye. Nyakunda murabizi abo tubana hano, nyakunda gukoresha example. Kera iwacu aho twakuriye hari muri peyizana, habaga ibiti by'ubwoko bwose bw'imbuto habaga, ariko hari ibintu bine byasaga ariko bitaryoha kimwe. Hari ibintu, hari amacunga, hakaba n'indimu, habaga n'ibindi bita pamplemousse. Pamplemousse mu cyongereza bagita grapefruit, kirababira. Grapefruit ntabwo iryohera, pamplemousse igipumbuzi niko twakitaga mu kinyarwanda. So harimo, hakaba na mandarine. Twa mandarine mujya mutubona dutoya, nitwo twaryohaga cyane. Umva rero ibintu by'abantu twebwe twari tuzi kubitandukanya, kubera ko muri iyo peyizana twakuriyemo twari dufite ibyo biti. Nta handi byabaga mu yindi misozi yari dukikije, nta bandi bagiraga rubure fruits. Viyeye ko mwaturutse muri kariya gace kaza Gahini, hari undi musozi muzi wari ufite. Twebwe ku musozi w'Intete abantu bose, buri muturage wese yari afite amacunga, indimu, pamplemousse, cœur de bœuf na mandarine, ibyo bitanu. None rero ukabiterura ukabivanga ukabijyana ku isoko. Umva rero ikintu kibabaje, ni nka biriya baririmbaga. Ibi pamplemousse byabaga binini, kiba kinini kabisa, cyenda kungana nka nuza nka watermelon, cyabaga kinini. Indimu igakurikiraho mu bunini. N'ubu muzabirebe burya ziriya bya lemon, indimu ziruta icunga ho gato, kuko cyo kiba kimeze nk'igisogwe. Hanyuma hagakurikiraho icunga, mandarine, tukaryoha ariko tukaba duto. Noneho ukabona nk'umudamu araje, agataro kari hariya akayobera kuri cya pamplemousse, akagiterura ati iki kigura ngahe, ukasumbya icunga ho gatoya kugira ngo yihutire kukigura. Akagikamata akagenda, ukavuga ati mana y'isi n'ijuru, uriya mugore umbabarire ntagitonore, umwana we ntibayo bazanye ku isoko, ntagitonora kiri ku isoko. Uyu munsi ntambara irarota. Wabona ateruye indimu, ukongera ugasenga isengesho ry'umupagani, kuko buriya ikikuvamo kigaragara iyo ubuzima bugutonoye. Ubundi rwose urebeye inyuma, pamplemousse n'indimu n'icunga na mandarine byose ni fruit, ariko gitonore niho uzamenya uko biba bimeze. Mujye mwitonda rero, buriya ziriya mbuto mujye muzicunga. Iyo ubuzima bwagukamuye nibwo uzamenya ikirimo imbere. Ndagira ngo duhaguruke, nshaka kubanza kubananuraho gatoya inyigisho tugiye kwiga, hanyuma worship team mumfashe, tugiye kuririmba indirimbo y'150. Ubundi abangirikani batangirira ku ndirimbo, barabanza bakaturirimba, ariko tugashyiraho n'indirimbo y'ubutumwa. Ariko iyi ngiyi nayitoranije kubera ko ibyo tugiye kwiga bijyanye nayo. Nishimiye ko data wa twese kishije by'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi yonyobye nkamushavuza, nareka kunkunda nakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwishimiye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mu
Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Amen. Amen. Ushobora kwisubira mu myanya yanyu ariko mukomeze muhagarare, unsuhurize umuntu kuri iruhande. Turi mu masengesho, ni iminsi 40 yo gusenga. Tugiye kubanza dusengerane. Haleluya. Rwose ubumbura kanwa usengera uwo muntu kuri iruhande. Hari abana bambwira ngo ariko buriya ngo iyo musenze kuriya ngo rwose ngo bizana urusaku mu rusengero. Don't worry, mu ijuru urusaku ruhari rusanzwe ari rwinshi. Haleluya. Mu ijuru utekereza abantu bose bari ku isi barimo gusenga, n'ubundi imbere y'Imana bigerayo ari byinshi. Ariko hari ikintu nkunda mu byahishuwe, baravuga ngo marayika ngo hazamuka umwotsi ngo uvanze n'imibavu ihumura neza, ngo ariyo masengesho y'abera. Haleluya. Buriya rero abantu b'Imana iyo bagiye hamwe, iyo batangiye gusenga, Imana avuga ngo yes, ngo hari ibintu numva bihumura neza. Hanyuma ibikurikiraho turaza kubyiga. Zamura ijwi ryawe usengera uwo muntu ibyo umwifuriza byose. Waje arwaye Imana imukize, waje aremereye Imana imuruhure, waje afite ibyifuzo yashyize hariya mu giseke bisubirizwemo. Ahubwo reka nsaba mucace wode nazane nabira byifuzo tubisengerere rimwe, tuvire ruhande rimwe nkawa mugani w'ikinyarwanda. Terura icyo giseke ukizane hano, dusengerane, dusengere n'ibyifuzo, tuvire ruhande rimwe. Hanyuma twige, niturangiza duture, niturangiza badusengere, hanyuma dutaha. Amina. Kuko ubwo nimuzamura amajwi mugasenga, ubwo turaba dufatanije. Amina. Nubundi wewe ntabwo mwamenyere gutwara imitwaro y'abakristo, genda wicarire. Imitwaro itwarwa n'abapastori. So reka dusenge. Imana, turagushimye mwami Mana yacu, mwami wacu Yesu Kristo. Tumaze kuririmba ngo twishimiye yuko dukunda. Ninde wadukunda nk'uko wadukunze? N'ababyeyi badukunda ntibashobora kudukunda. Ijambo ryawe riratubwira ngo hasi umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we, ariko ukongera ugasubiza ngo yengo bashobora kubibagirwa, ngo ariko jewe sinzabibagirwa ko naciye mu biganza nk'imanzi. None mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, tuzamuye amajwi yacu turimo gusengerana. Turasengera umuntu wese winjiye hano muri uru rusengero, uwaje arwaye mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Indwara yaba arwaye ari yo yose, uramburira ikiganza cyawe kumukoraho. Abarwaye indwara z'uruhu, abarwaye indwara z'imitsi, abarwaye indwara zo mu nyama, abarwaye indwara z'amagufwa, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye indwara zo mu mihogo, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo uyu mwanya turimo gusenga, imbaraga zawe zirema, imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zisubiranya zimanukire kuri buri muntu wese uri aha ngaha. Reka imbaraga zawe zize mwami, uhagurutse abarwayi, wongerera imbaraga abafite intege nke, ukuboko kwawe gukomeye gukora ibitangaza. Kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese waje hano aremerewe, afite ibibazo bimusumbije imbaraga, afite ubwihebe mu mutima, yumva rwose byanze byamunaniye. Reka imbaraga zawe zimanukiye umunsi umusobanurire, kuko mwami Yesu waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange, ngo kandi urabaruhura.
mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Uruhura abarushye bose, imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza hagati muri twebwe. Kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese wajemo hano aremerewe n'ibyaha, abaje baremerewe n'ubusinzi, abaje baremerewe n'ubusambanyi, abaje baremerewe n'amashyari, abaje baremerewe n'inzangano, abaje baremerewe no kudasobanukirwa. Reka ibyo byose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo bikurweho, kandi imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza muri twebwe uyu mwanya. Kandi buri mukristo wese urimo aha ngaha, harimo benshi batangiye kugenda mu ntege nke, harimo benshi batangiye gusubira inyuma. Turasenze ngo imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire muri uru rusengero, igicu cy'umwuka wawe wera cyuzura uru rusengero, imbaraga z'umwuka wawe wera zikorere muri uru rusengero. Buri muntu wese winjiye aha ngaha, imbaraga zawe zimukoreho, kandi ntizisigara aha ngaha, ahubwo azisohokane zikomeze gukorera muri we iminsi yose. Wumve gusenga mwami wacu Yesu Kristo dusenga. Turasengera abantu bose batanze ibyifuzo bikaba biri muri iki giseke, abatanze ibyifuzo by'uburwayi, ukurikira icyifuzo cyabo umanukire kubakiza. Abatanze icyifuzo cy'ingo zigenda nabi, umanukire kuzisana. Abatanze icyifuzo cy'akazi, umanukire kubayobora inzira zabo aho bazabona icyo bakora. Abarimo kwifuza guhindura akazi, nabo usubize kwifuza kwabo. Abifuza aho batura, abifuza imodoka zo kugendamo, abifuza mu buryo bwose, turasenze nk'uko umugaragu wawe Eli yigeze kubwira Ana arimo gusenga, aramubwira ngo genda Uwiteka aguha ibyo wasabye byose. Natwe turasenze Mana ngo uyu munsi urebe ibyifuzo byose byuzuye iki giseke. Buri muntu wese, ari uri hano, ari uri hanze, umuha ibyo yasabye. Reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza, reka imbaraga zawe zimanukire gukora imirimo, reka imbaraga zawe zimanukire kunezeza ubwoko bwawe. Uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru, natwe nk'ubwoko bwawe duhabwe umugisha. Ko ni mu izina ryawe dusabye mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen, haleluya. Turi ku munsi wa 15 w'iminsi yacu 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ntabwo ngiye kubaza ngo ni bangahe bageze ku munsi wa 15 babikora. Urebye ku maso ushobora kubibona ko harimo benshi barimo kubikora. Amina. Tuzayasenga tu. Ariko reka nongereho ngo ariko Mporambi babwira hano, nujya gusenga iminsi 40 uzaba ufite ikintu kiremereye cyasobanura impamvu wamaze iminsi 40 ugasiba kurya ropa 80. Ropa 80 uzivunje, ubwo umeze nk'umuntu umaze iminsi 27 utarya. Ropa 80 iminsi 27. Iyo nzara igomba kuba ifite igisobanuro. Haleluya. Ujye usenga 40 ufite igisobanuro, kandi niyo yakunanira kuyuzuza ntuzahangayike. Ntabwo ari igihano, ntabwo ari igikonkwani, ntabwo ari tashe. Imana izabyumva, izavuga ngo ibyo ari byose, nubwo atagejeje kuri 80 ariko yaragerageje. Haleluya. Ariko yaragerageje. Murabizi hari igihe tujya dusubiramo ugasanga bamwe bakoze 10, hari abakoze 15, hari abakoze 20. Nigeze gusenga 40 ntarya. 40 narayikubise ntarya, nywa amazi. Hanyuma ngereje ku munsi wa 19 numva byanze pe. Inzara yabaye inzara, mbwira Imana numva rero Mana, Daniel yasenze iminsi 21, Abayisirayeli barataha. Warambwiye ngo nsengere itorero, reka nsenge 21, nawe rwose ushyire mu gaciro iryo torero uzabitunganye kuri 21, naho ubundi ndapfuye. Neza ubwo mpinduye gahunda, hari ku munsi wa 19 wa 20 ndawukubita, ngeze kwa 21 mbona haje umukobwa w'umunyakenyakazi. Pastori we yari yamubwiye, twari twarahuriye muri training muri Malaysia, ari naho Imana yambwiriye ngo muzakora ayo masengesho y'iminsi 40 nsengera itorero, nta kindi nsengera. Noneho araza arambwira ngo Imana yamubwiye, kuko yari yaje ino. Pastori waramubwira ati uzanshakira uyu mugabo umunsuhurize, nawe ati numubona uzamunsuhurize. Ati bajya bambwira ko abantu b'i Kigali baziranye, ati nusanga pastori waho ugiye amuzi usamushake umunsuhurize, ko twari twarabanye mu cyumba ukwezi kose. Umukobwa araza aranshaka, anzanira agapapuro
kazinze kanditseho ngo Yosuwa ibice bitatu. Ati sinzi icyo Imana yampereye aya magambo, ariko yambwiye ngo kushake ngo sindare ntakubonye. Agira umugisha umupastori yari yaje gusura, twari tuziranye, amweze ntakora hano hirya kuri AEE, akapapuro akanzanira kanditseho Yosuwa ibice bitatu gusa. Ariko jewe iyo Yosuwa ibice bitatu niyo ndimo gusengeraho, kuko Imana yari yambwiye ngo terura amasengesho usengera itorero, kuko niryo rizambutse igihugu. Muribuka igihe abatambyi bari barimo, Abayisiraheli bagiye kwambuka Yorodani, abatambyi bahagaze mu mazi. Ayo magambo nari ndimo gusengeraho. Yewe ayo masengesho ya 40 yazanye ibintu byinshi. Ni naho Imana yambwiye ngo witegure rero ngiye kukujyana mu gipastori. Bagenzi bumumbona narabaye pastori, ndinda ajya muri retirement. Nangaga igipastori. Mu bantu bavugaga igipastori nabi narimo. Narambwira abantu ngiye sinzaba pastori kubera impamvu eshatu. Icya mbere nuko ndi umwangirikani. Aba pastori bo muri Anglikani narabivuga nagamvuga nkuko ndimo kwigisha. N'aba pastori bo muri Anglikani bafatwa nabi. Bahembwa nabi, ubona ari abakene. Ntabwo umuntu yaba afite masters ngo ajye gukora kariya kazi. Icya kabiri barahirira kumvira umwepiskopi mu bintu byose. Ndahirire kumvira umwana w'umuntu mu bintu byose. Ariko naje gusanga hari ijambo rimwe nari naratahimo mu by'ukuri byose. Icya gatatu iyo nsanga bitarimo ntabwo iyo ndahiro nari kwirahira, kuko buriya gihe ndi ntagondwa. Sinshobora kurahira umwana w'umuntu mu bintu byose hanyuma nanyobya se kandi narabirahiriye. Ndakwambiye ntabwo nabirahira, nuko nasomye nkasanga ari kumwumvira mu by'ukuri byose. Naho uzanyemo ibintu by'amanyanga ndakubwira ntoya, iyo nzira uyigende wenyine, ndagusubiza akora n'ikanzu hanyuma nsubire kuba murahiki rwose. Hari ibyo ntashobora gukora. Cye nikomeze ndi ntagondwa. Kubijyanye no gukiranuka ndi ntagondwa. Ntuzampendahende ngo tujye mu byaha, sinzajyayo. Kandi ibyo ngibyo ari umuntu abivuga ariko bari abayirarira ngo it's not about me. Ntabwo ari ukubera imbaraga zanjye n'ubushobozi n'uwo nkorera. Ukora ibyaha ute Yesu aguhagaze hejuru. Kiri byaranyobeye n'umuntu bamwe nanjye nanabyibaza byarashobeye. Rero biriya bintu. Cya gatatu nangaga mu gipastori ikintu cyo guhora babungana karago. Ngaho yimutse uyu munsi ejo yimutse, nabwo biriya bintu byo kubungana karago ntabwo nzabijyamo. Imana irambwira ngo rero uzinga bagaje, uragiye mu gipastori muri iyo 40 nabwo Yesu urabinkoze koko. Genda ujye kwayura hamwe n'abandi. Ndibuka hari n'abantu abo twiganye mu budikoni, ntabwo nishani Yesu yambwiye ngo ninze tujye kwayura. Kandi igihe yahise nkubita n'urupacu, akazi nakoraga arambwira ati kandi kariya akazi ntuzagafatanya na paruwasi. Abandi bayobora za ONG bakaguma muri ONG bakajya muri paruwasi. Igihe yarambwiye ngo sezera direct. Bakimara kumpa katedrali bayimpaye kuri 31 z'ukwa munani ku itariki 3. Arambwira ngo sezera, andika ibaruwa usezere ujye muri paruwasi. Narasezeye abantu bose barahahamuka. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe ndagirize kuri ubwo hamya twigire mu nyigisho. Buriya Yesu nakujyana ahantu ntibazakubeshye, nta umva arakujyana ugakorera make ukimuka. Muri ibyo byose navugaga byambayeho mu myaka 12 namaze mu gipastori. Nimutse gatatu. Cyakora umugisha nagize nuko nimutse bwa mbere mvi Kabuga njye kuri katedrali, baranyimura banshyira i Remera aho ndahaguma mara imyaka 12 ubwo ndi umunyamugisha. Hanyuma mpava ngi wanjye. Ariko icyo mbabwira iyo birangiye sinari hano, ntimwamperekeje se. Akagushyiriraho imperekeza, akagushyiriraho n'impoza amarira, akagushyiriraho n'indyohesha birayi byose. Ariko itari yayindi. Mureke tujye dukorera Yesu, ntimuzagira ubwoba. Yesu nakubwira ngo haguruka tugende, ujye umubwira ngo Yesu turagiye, ibisigaye uzabyitaho. Amen. Turi mu cyumweru cyo gukura mu gusenga, niko topic yitwa gukura mu gusenga. Rero bayimpa naratekereze no gukura mu gusenga, no kuvuga ngo tugiye gukura mu buryo dusenga,
cyangwa tugiye gukura kubwo gusenga. Ariko ndimo kuyitekerezaho nsanga byombi muzabibona, nzagenda mbyigisha byombi, kuko hamwe mu hantu umukristo akurira ni mu masengesho. Haleluya. Hamwe mu hantu umukristo akurira ni mu masengesho. Tuziga duhereye ku magambo umwami Yesu yigishije abigishwa be. Turasoma muri Luka igice cya 11, muhumure rwose time management ndayikora neza. Luka igice cya 11 turava ku murongo wa mbere, ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be gukura mu gusenga. Aba bigishwa ba Yesu barasengaga, ariko buriya hari igihe ujya ahantu ukabona umuntu asenga, cyangwa ukabona umuntu abwiriza, cyangwa ukabona umuntu akora ikindi kintu, ukavuga ariko uwampa kanaka uyu nguyu akanyigisha gukora kiriya kintu. Abigishwa ba Yesu baramwitegereje ngo arasenga, agomba kuba yarasenze igihe kirekire. Bageze baravuga ati, koma uyu mugabo abigenza ate ngo asenge yegukama? Kuko narabibonye iri sengesho n'abakristo bashatse barikora. Twajyaga dukora amasengesho, yewe nabaye muri training y'abanyamasengesho igihe kinini, ntoza abantu bitwa abarinzi b'inkiki. Noneho nkabwira abantu nitugiye gusengera igihugu, mu minota 3 abantu bose babaga bakamye babuze icyo basengera. Mwakamye muti ko mwagezeho mukantererana mugahagarara? Uzi impamvu? Abantu benshi mu mutwe wabo ubabwiye ngo basenge, bafite ahantu bagarukira, bafite ahantu batarenga. Ni naho bariya bigishwa bakwiye kubwira Yesu ngo ariko twigishe gusenga, ubigenza ute ngo usenge kuri usenga? Aravuga ati, rero ngiye kubigisha uko muzajya musenga kiriya twita isengesho rya data wa twese. Anfete ubundi ririya ntabwo ari isengesho, ni framework, ni igipimo, ni ibintu, ni ingingo zitandukanye z'ibyo wigiraho gusenga, z'ibyo ugomba gusengera. Arababwira ngo nimujya gusenga, arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti, nimusenga when you pray, bivuga ngo arasipoza, aratekereza yuko basenga. Arababwira ngo noneho nimusenga, ntabwo yavuze ngo nimuramuka musenze, kuko abantu bamwe baba muri nimuramuka musenze. Hari abantu bamwe bafite mu mitekerereze yabo ngo ariko kuki ari ngombwa gusenga, ngo ubundi ibyo ubwira Imana ngo ntibibizi. Iyo mitekerereze cyane cyane muri ino minsi irimo iragenda ikura. Abantu benshi kubera ko bazi ko Imana idukunda, hari na benshi tujya tuganira bakabimbwira ngo ariko ngo pastor ngo tubwire ngo ko Imana idukunda ikabizi byose n'ibyo nkenera ikabibizi, kuki ari ngombwa kubiyibwira? Buriya rero ikintu abantu batarasobanukirwa, ntabwo gusenga si uguha Imana amabwiriza, gusenga si ukubwira Imana ibyo itazi. Gusenga ni ukuvugana n'Imana. Muzitegereze neza muri Bibiliya, Yesu yavuze ngo nimusenga, when you pray, nimusenga, bivuga ngo we ategereje yuko basenga. Ntabwo avuga ngo nimuramuka musenze, ntabwo ari if you pray, ni when you pray. Izo ntuza zombi ziratandukanye. Ntabwo yavuze ngo if you pray, yaravuze ngo when you pray. Bivuga ngo ntegereje yuko muzajya musenga. Kubera iki? Gusenga ni ukuvugana n'Imana, kandi kuvugana n'Imana si ngombwa kuba ufite icyo uyisaba. Aho niho abantu benshi binabagorera. Abantu benshi bazi ko gusenga ari ugusabiriza, ndetse abantu benshi muzumva badasenga bavuga ngo ariko se ngo umuntu ajya imbere y'Imana gutondagura amago. Hari abantu nkimara gukizwa, hari abantu twakoranaga kuri university bakambwira ngo ibiriya ni ibintu by'abantu bishobeye. Hari n'abajya babivuga muzabyumva ngo abantu ngo, hari n'uwigeze kubivuga muri conference, si ngombwa ko nsubiramo ngo mvuge amazina, aravuga ngo rwose ngo banyakubahwa ngo dukwiye gusesengura, ngo abanyarwanda barihebye, ngo basigaye basenga cyane. So meaning ngo abantu basengeshwa nuko bihebye, ariko turaza kubibona ntabwo gusenga niyo utihebye.
ahubwo if anything niba hariho ikintu kibaho iyo utihebye nibwo usenga amasengesho meza. Haleluya. Donc hari umuntu usengeshwa nuko ati, icyo gihe nashimye n'umwe mu bantu bari muri iyo summit, yarabwiye ati ariko harimo bamwe muri twebwe dusenga kandi tutihebye, dusenga kuko tuzi Imana yacu. Haleluya. Kuko ntabwo dusenga kuko twebwe umunsi tuzakosora imyumvire y'abantu bibwira ko abantu basenga kuko bihebye, hazakosoreka ikintu cyinshi kandi abantu bazakura mu buryo bwo gusenga. Umunsi natwe ubwacu b'abakristo bicaye hano tuzumva ko gusenga atari ugusabiriza, hazahinduka byinshi mu buzima bwacu. Kuko nzagenda mbibasubiriramo, buriya gusenga kimwe mu bintu bizamura umukristo mu gukura kwe habamo no gusenga. Turaza guhera ku cyo turi buhere uyu munsi. Arababwira ati nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Oya, mu ijuru iyo niyo iba muri Matayo, muri Luka ntabwo irimo. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tuharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo munsi akamusubiza ati windushya, namaze kugarira, ndaryamye, n'abanjye bona uko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa muhe ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yaba umusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Haleluya. Urumva hano Yesu aravuze ngo nimusenga, igihe musenze mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Hari ibintu 5 tuziga kuko iki cyumweru gifite iminsi 5 y'amasengesho niyo tuzamara. Uyu munsi turiga ririya jambo rya mbere rivuga ngo data wa twese izina ryawe ryubahwe. Amen. Data wa twese izina ryawe ryubahwe. Icya kabiri tuziga kiravuga ngo ubwami bwawe buze, kuko kimwe mu bintu bizatuma dukura. Yesu yigeze kubwira abigishwa barababwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Iki nacyo ni ikintu abantu batarasobanukirwa. Umukristo ukuze ashaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bikaza ari risituru. Twebwe rero twibwira ngo turazabanza dushake ibindi, ubwami bw'Imana buze nyuma. No. Icya gatatu ngo uko bukeye, umva, uko bukeye kuko bucyana yandi, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Icyo tuzakiga. Hanyuma icya kane, iki kirakomeye, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. Gusengera imibanire yacu n'Imana, ni yacu n'abandi, ni yacu yewe nawe ubwawe. Muri no minsi mwarabyumvise, erega buriya hari ibintu byinshi dukwiye kumenya. Mwumvise ko bavuga ngo muri no minsi ngo abantu benshi ngo babanda n'agahinda gasaze, ngo depression ngo iragenda yiyongera. Kandi ntabwo ari mu Rwanda honyine, muri Amerika babara yuko hagati ya 2021 na 2024 depression yazamutseho 30%. So isi yose yuzuyemo abantu bihebye, bari depressed. Hanyuma Yesu akatubwira ngo rero buriya uko bukeye, kimwe mu bintu bituma abantu biheba ni imibanire yabo. Uzumve hirya no hino bakubwira ngo ingo zirasenyuka n'ibiki byose,
ariko n'uburyo umuntu abana nawe ubwe. Nubona umuntu yifata akajya mu rumogi, akajya mu nzoga, akiyahuza inzoga, ujye umenya ngo afite problem yo kubana n'isi no kubana nawe ubwe. Relationship with self, giyewe ubwanjye, giyewe nyine. Hanyuma icyanyuma tuzareba, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Icyo nise amasengesho y'urugamba. Ntuduhane mu bitwoshya, amasengesho y'urugamba. Abantu benshi aya masengesho cyane cyane aya nyuma nariya yandi yose dayire arabagora. Sengesho y'urugamba, umuntu dayimoni iramufata. Mwabonye mwari mwajya ahantu, kabenda mbivugeho hanyuma ninjire mu nyigisho y'uyu munsi. Twajyaga, ariko sinzi aho amadayimoni yagiye. Hari abantu bakibona amadayimoni niko cyangwa ashobora kuba hari ahubwo akaba yarabaye accommodated ku buryo aba comfortable. Twajyaga tubona amadayimoni, sinzi aho amadayimoni yagiye n'ukuri. Twajyaga mu giterane ukabona amadayimoni. Noneho rimwe abajene bamwe twasenganaga, umuntu afatwa n'amadayimoni muri za 80 barabaje besi hirya. Noneho umuntu baramutwika, ariko uwo musore bamufunze muri abo ngabo kuko baramutwitse arapfa. Baragenda bazana ibintu zibirere, baramwuka n'imyotsi ngo baruka amadayimoni nk'uko inzuki. Umuntu arapfa, literally arapfa. Barabafata barabafunga. Ariko nabonye n'ibindi, abantu bagafata Bibiliya umuntu bakamuhondagura ngo soka dayimoni, bagahonda bagakubita rimwe na rimwe agashyiramo n'ishyuka. Ukabona se uyu muntu ntabwo ari gutyo birukana amadayimoni. Mbabwiza ukuri, iyi Bibiliya uyifashe mu ntoki, ari nawe njya mbona bayirara nabayishyize ku musego, nizere ko nta barimo hano. Yajya kuryama agashyira Bibiliya munsi y'umusego, ngo ubwo yirukanye amadayimoni ajya hehe? Niwifashe mu ntoki araza ngo nuko ntabwo yari impigi. Iki ni igitabo. Kugenda ukayishyira munsi y'umusego ukayiryamaho nta kintu kurinda na gitoya. Rero tugomba no kwiga no guhangana n'imyuka mibi. Hari abantu mujya gusenga nk'umuntu afite amadayimoni, kantera urwo rwenya. Hanyuma tujye mu pastori, umuntu yafashwe n'amadayimoni, pastori abanyuraho ari ku igare. Nabibwiye n'abapastori bagenzi banjye aho twabigishaga. Noneho baramubwira ati pastor, ati twagize ikibazo hano, hari umuntu wafashwe n'amadayimoni. Ati rero mbabwire, ati jewe rwose nk'umwangirikani, ati liturji yo kwirukana amadayimoni ntayiba muri prayer book. Liturji yo kwirukana amadayimoni ntayiri muri prayer book. Kandi ibyo ngibyo yarabivuze nkagira ngo n'urwenya, ariko uzarebe barakubwira ngo dukeneye kuzakora liturji ngo yo gukurikira iyo. Nkabura kuki mukenera liturji yo gukurikira iyo? Umunaniwe gusengera abantu. Umuntu niba yapfushije yakwikira iyo, ntiwamusengera utagomye gukoresha liturji. Niyihe power iri mu kuba byanditse mu gitabo? Kuko uyu muntu wapfushije hari uzapfusha umwana, agahinda ke ntikangana n'uwapfushije umukecuru w'imyaka 100. Uzakora liturji ujye uyisoma. Hano twe turimo turakora celebration yuko umubyeyi wacu wari ufite imyaka 100 yazamutse yagiye mu ijuru, kuko n'ubuzima bwari butangiye kumugora. Usange undi muntu yapfushije umugore mutoya, usome liturji. Ntabwo amasengesho uzasenga ari amwe. Buri ikibazo cya liturji yanditse nuko ibibazo byose ubikemuza isengesho rimwe, kandi byose ntabwo biba ari bimwe. Ese ugiye gusengera umurwayi, liturji usoma ni mwige gusenga, mwige gusengera ibintu byose, mwige nuhura n'umudayimoni. Ntabwo umuntu abyinira umudayimoni ngo dayimoni rero rwose ngo mbabarira ngo uvemo, ngo rwose ngo mwami Yesu ngo dutabare. Yadutabaye wa munsi ajya ku musaraba, amaze kuzuka aravuga ngo ubu ntawe utware bwose mu ijuru no mu isi. Abanyizera bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Iyo urimo kwirukana imbwa urayibyinirira? Urimo kwirukana imbwa ntabwo yibyinirira, urabwira ngo vaho. Niyo wirukana umuntu ntabwo, ariko ugasanga abantu mwami Yesu rwose dutabare, uzugira icyo ukora. Ibyo yagombaga gukora yarakirangije.
tugomba kwiga amasengesho y'urugamba. Wahura n'umudayimoni ugahagarara muri autorite yawe ukabwira ngo dayimoni ndakubwira mu izina rya Yesu ngo va muri uyu muntu, kandi ntugire ngo ahita agenda. Hari igihe abanza akagupima ati sasa mwebwe ndabazi muri abanyabwoba, ikindi muri abanyabute murihuta. Twigeze gusengera umuntu urimo amadayimoni duhera saa 11 tugeza saa 7 y'ijoro turi kuri stade twanze gutaha. Umudayimoni ageze aravuga ngo nahuye n'abarokore mwebwe mwangoye, adusobanurira ibyo byose, ariko ibyo nzabibigisha nitugera ku munsi wabyo. Ibyo uri ku munsi wa nyuma, amasengesho y'urugamba, kuko tugomba kwiga kwirwanirira. Hari abantu bagenda ukabona arimo arahenda dayimoni arayibyinira. Ntabwo dayimoni ibyinirwa, arayirukana mu izina rya Yesu. Byaba ngombwa ukazamura ijwi ukakubita ikirenge hasi ariko ntukubita umuntu. Abantu bakora ukabona umuntu bamuhondaguye agize amadayimoni yaramumereye nabi, namwe muramusonze. Kandi ubona abanyamwuka bagafata Bibiliya bagahondagura umuntu paw ku mutwe, paw ku bitugu, paw ku maguru, urahondagura umuntu w'ikimuhorye. Warangiza rimwe na rimwe ukanamwuka nkabona babwiraga ugacana ibi umwotsi ukamwuka umuntu agapfa. Ibyo mbabwira byabayeho. Abakristo, reka twigire mu nyigisho y'uyu munsi. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Buriya ahakubiyemo amagambo abiri nshaka ko yari dutindaho uyu munsi. Buriya gusenga ko mu rwego rwo hejuru no gusenga kudafite icyo gusaba, icyo twita worship. Niba hari igihe kijya kimbera cyiza kikanyongerera imbaraga, niyo nicaye nkibuka yuko Imana ari data. Kuko buriya igituma abakristo benshi bagira intege nke, ntabwo bazi identite yabo, ntabwo bazi abaribo. Mbere yuko unasenga, umunsi uziga kwicara, ukicara mu rugo rwawe ugafata umwanya ukavuga ngo Mana ndagushimira yuko wabigambiriye, ntabigusabye, ntari nanavuka, ntari nanaremwa, ukagambirira yuko nzaba umwana wawe. Ndagushimira ko watanze Yesu akajya ku musaraba. Ndenda kubabwiza ukuri si ukubabeshya, iyo ntangiye gusenga gutyo nshobora kurondogora, kuko urondora ibintu Imana yashyize muri rya jambo data wa twese. Ikibazo dufite, abantu benshi bavukiye iruhande rw'abapapa irresponsible, ku buryo iyo uvuze ngo papa, ngo Imana ni data, ahita yumva swati wa mupapa w'umusinzi, cyangwa kumva wa mupapa ufite inkoni, akumva wa mupapa uvuga nabi. Niyo mpamvu abantu benshi bafite Imana ikambije agahanga. Imana yabo ihora ihekenya amenyo, Imana yabo ihora yiteguye kubakubita. Aragenda yatinda gutanga icyacumi kabimuvunya ukuguru, yatinda gutanga icyacumi umwana we akaba aguye mu muriro, yatinda gutanga icyacumi abapolisi abadaso ikabiramufashe. Ntimurumva bene ubwo buhamya ngo natinze gutanga icyacumi ngo bukeye ngo ngiye kuzunguza ngo dasiramfata. Yagufashe kuko hari itegeko ribuza kuzunguza, ntabwo yagufashe kubera ko utatanze icyacumi. N'uwagitanze baramufata. Ariko kubera inyigisho twigishije, dufite Imana ikambije agahanga, ihekenya amenyo, ifite igikoni. Ariko uyu data wa twese, umva, reka mubumvishe niba bikunda. Buriya kumenya Imana nka data nicyo kizakuvura indwara nyinshi abantu benshi barwaye. Ibibazo bizabaho pe, erega burya n'abana b'abakire baca mu bibazo, si byose? N'abana b'abakire baca mu bibazo, ariko iyo ageze mu bibazo baravuga ati hari ikintu kimwe nzi, buriya ndahamagara papa, amafaranga bayanyibye ariko ndabizi papa, ya mafaranga wari wampaye bayibye, mwana wa nta kibazo, reka nkoherereze momo. Ukabuzi ngo mfite papa, iyo ikibazo kivutse ndamwizera, kandi nawe aranyizera arankunda, iyo ngize ikibazo icyo ari cyo cyose mpamagara papa. Haleluya. Uzi umupapa dufite utwihanganira no mu ntege nke zacu. Rimwe na rimwe abantu ntabwo bajya babyumva.
ngewe njya mbwira abana banjye, uretse ko ubu bose barakuze bakiri batoya, njya mbabwira nti sha muzangirire neza mugende mu nzira zanjye, ariko nunibeshya ukayivamo ukanywa inzoga ugasinda ntibizakubuze gutaha, kuko nta kizambuza kuba papa, waba wasinze waba uri muzima nzahora ndi papa. Nunanywa ugasinda ntuzibagirwe nimero yanjye, uzampamagara aho uzaba uri, nziyizira ngewe ubwanjye nkutware, nta nubwo nzagutonganya. Kubera iki? Ni umupapa. Paternite yanjye ntabwo igengwa n'imyitwarire y'abana banjye, niyo bitwaye nabi I'm still dad. Haleluya. Kuko Imana iratubwira ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. So iyo uri papa uba papa muri kondisiyo zose. Niyo mpamvu wa mwana w'ikirara yagiye ngiyo ngo yaye ubutunzi bwe bwose kubw'ubugoryi bwe, ariko igihe kigeze yaravuga ati mva, aho kwicwa n'inzara hano ndagiye ingurube, ndatashye ndasaba ubugaragu kwa data, kuko kwa data n'abagaragu baho bararya bagahaga. So aho kugira ngo nicwe n'inzara ndi hano ndatashye. Arataha, ariko ngo aragenda ageze hafi y'iwabo, ngo se amubonye, jewe iriya nkuru iyo nyisomye mpita numva urukundo rw'Imana. Uriya mwana ageze hafi y'iwabo agomba kuba yaratangiye gukurura amaguru, kavuga ati buse uriya muntu uhagaze ku irembo buriya si papa. Atangira guhagarara ndetse atangira no kugenda asa n'usubira inyuma. Sara mureba aravuga ati uriya mwana nindeba nabi yaraje, reka niruke. Baratubwira ngo se yarirukanse aramuhobera kugira ngo amubuze gushidikanya. Umwana atangira kuvuga ngo urumva papa, ngo rwose ngo nacumuye kuye mu ijuru. Aramuga ati ibyo byihorere, niba kwambika umwenda tubanze dukora umunsi mukuru, ubwo wagarutse birampagije. I'm your dad. Haleluya. Iyo Mana umunsi uzasobanukirwa urukundo rwayo, niyo mpamvu natangije iriya ndirimbo, nishimiye ko data wa twese Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda koko arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiri. Rero iyo utangiye gutekereza ugasenga, aha rero niho dukurira. Iyo wicaye uri wenyine ugatumbira Imana ukavuga ngo Mana yaremye ijuru n'isi, Mana izi byose, Mana itegeka byose, Mana ifite byose, warakoze kuba data. Hari ibintu bitangira guhinduka muri wowe. Niba wemera ko Imana ishobora byose, niba wemera ko Imana izi byose, niba wemera ko Imana iba hose, niba wemera ko Imana ifite byose, ukemera ko Imana igukunda, yagukunze kugeza aho itanga umwana wayo ku bwawe, ubundi wagombye gutuza ukajya uririmba ubwo Mwami Yesu ankunda ndamahoro. Kuko ririya sengesho ryo kuramya Imana no kwitekerezaho niwo muti w'impagarara zose tugira mu buzima. Murabizi, yewe nkunda kwigisha ntanga ubuhamya. Hari umunsi nari nicaye ndi kumedita kuri ayo magambo, kandi hari ibintu byari byabaye binyibutsa yuko ndi imfubyi. Icyo gihe nari nkiri umusore. Hari igihe wicara iyo uri umusore, Satani akakwihererana akakwibutsa ko utagira so, kandi nari umukozi. Afite imyaka 29 niba nibuka neza. Akakwibutsa ko ugomba kwasima responsibility utari kujyamo iyo ufite so. Akakwereka ibintu, akakwicaza, akakubwira, akakuririmbira. Iyo rero wibeshye ukamutega amatwi, aracuranga, akagucurangira,
akakwibutsa ibyo wabuze, akakwibuka ibyo warabonye, akakwibuka aho utanyuze, akakwibuka ipantaro utambaye, akakwibutsa inkweto utabonye, akakwibutsa imodoka utagenzemo wagenze n'amaguru, akakwibutsa kugeza no kuri korugate. Hanyuma mvuye muri ibyo ntangira gutekereza ku rukundo rw'Imana. Imana irambwira ngo ariko niba ndiso wangaye iki? Umaze isaha wicaye urimo kwibuka, urimo gucunda amaganya ngo nabayeho, ngo iyo data abaho, ngo tuba dufite ibi ngibi, ngo iyo data abaho, ngo simba naragenze n'amaguru, ngo iyo data abaho, ngo mba narambaye. Icyo turangiza sogonderi naratashye nsanga iwacu hateye indwara y'uburenge. Si uko twari tuza, oya, hateye indwara y'uburenge. Noneho ubwo tomatikoma amafaranga ntayo. Ndaza amafaranga nyashaka muri bene wacu, nabyo ntibyagenda neza. Hanyuma kwiga ndabireka, ariko ndabireka mu mutwe kuko Imana ntiyabyemeye ko mbireka. Haza undi muntu amafaranga arayamu, ariko ampaye ishuri. Ubwayo kugura inkweto, ipantaro, bya bindi bambara nyine barangije, ndagenda nduma karungu shinga iryinyo kuri ndavuga nti twebwe mu seminari twambaraga amakabutura. Ndavuga ni yewe nzafata ikabutura yanjye, twazishyiraga munsi y'amatora zigasohoka muziteye nk'izatewe ipasi. Ari umuntu watewe umwenda n'amatora, twazitereshaga amatora. Nzayikubita amatora nindangiza nambare mfate diplome yanjye, ntabwo kizambuza kuyifata, nari n'umuhanga mu ishuri. Ariko burya Imana yo, haza umwarimu umwe arandeba aramwira ko mbona muri no minsi wijimye, ubundi ndirarira. Burya muri kamera yanjye yewe ndirarira kugira ngo nzakubwira ibibazo byanjye, ubwo nuko mba nasumbirijwe. Uretse ko bunakijwe ndabivuga da, ndamubwira. Arambwira ati rero atireka nkubwire, tereka nko amafaranga ugende ugura ipantaro, ugura inkweto, ugure n'ishati yo kurangizanya. Harayamo ku ikibazo kiba kirakemutse, Imana imbera data ikoresheje undi muntu. Rero ariko ntibibuza yuko wicara ukavuga ngo why is it, kuki nagombaga gufashwa n'undi muntu kandi nari mfite data w'umucuruzi wari kuba afite amafaranga. Iyo ikintu bita orphan spirit, umwuka w'ubupfubyi. N'ubu bamwe mwicayemo hano, impamvu ubu buhamya mbubahaye ndabizi neza, simbishidikanya, harimo bamwe mu bufite. Harimo bamwe mwicayemo hano mu bufite. Uri mukuru, ushobora no kuba ufite akazi, ariko ufite orphan spirit kuko ntikuvamo, ni umwuka ukugendaho. Ikizawukuvura, icyo gihe Imana yarambwiye ngo nakubereye so, ngo aho wagenze n'amaguru naguhaye imbaraga, aho wabuze amafaranga narayaguhesheje. Ngo kandi niba ufite ushidikanya, subiza amaso inyuma urebe ku musozi w'iwanyu, n'abana bangahe bari bafite base akaba aribo bababujije kwiga. Sanga ahubwo ni majority. Aho mama yadukubitiraga kwiga, abandi barimo kuza babo kwiga. Nshubije amaso inyuma sanga nigiye ufite diplome nini kugeza uno munsi, nigiye ufite masters na doctor ku musozi navutse. Imana irambwira ngo nakubereye so, ngo kandi buriya hari amagambo nkunda muri Yesu aravuga ngo narabahetse mukiri mu nda, ngo n'ubu ndabahetse, ngo nzabaheka kugeza imvi ziburuyenzi. Haleluya. Rero iyo utangiye gusenga uvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, uravuga ngo yes, naba mfite data naba ntamufite, papa yaba ari mwiza yaba ari mubi, icyo nzi ni kimwe, mfite data unkunda, kandi we ashobora byose, kandi we abera ahantu hose icyarimwe, kandi we ategeka byose. Hari ibyo uzageraho bikugoye, nusubiza amaso inyuma usange niwe warimo kwandika amateka y'ubuzima bwawe ku rubaho rw'ibibazo. Haleluya. Ku rubaho rw'ibibazo akakwandikira amateka utatekerezaga. Agahagurutsa umuntu akaguha amafaranga,
kandi ntacyo mupfana, kuko arimo arandika amateka, kuko isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, kandi imitima y'abantu bose ba mu biganza bye, kandi ayiganisha aho ashaka. Haleluya. Jewe nabonye ukuboko kw'Imana data. Imana yigeze kumbwira ngo ngiye kukwereka ko ari giye utegeka isi n'ijuru. Bari bandinganije bamvana muri university banyureza kwigisha muri tronkome. Iyo leta yandinganije irahindukire mpa passport njya gukora masters mu Bwongereza. Imana irambwira ngo ibi ni giye ubitegeka, don't worry. Ndiso. Haleluya. Kandi maze kwiga mu Bwongereza abantu kambwira atari kwa kwigumiye hano, arambwira ngo taha. Iyo muzehe avuze ngo taha urataha. Papa wa hariya hejuru yakubwiye ngo taha urataha. Twabaye mu nkambi Byumba, banyohereza tike ngo njye kwiga mu Bwongereza muri 94. Madamu ashobora kubibabwira ko twari hamwe. Imana irambwira ngo ntugira hujye, sivyo naguhamagariye, guma hano ubabarane n'abandi banyarwanda uzishimana nabo, guma mu nkambi. Ariko iyo akubwiye ngo guma hangaha araguherekeza. Njye nkundi imigani mishya abajene bazanye ngo Imana igukerereje iragutegera kuko ni papa uruta abapapa bose. Haleluya. Buriya rero iyo dutangiye gusenga banza ugenzure niba wiyizi nk'umwana w'Imana, kubanza ukamenya huyu ukamenya uriwe, wajya imbere y'Imana ukagenda nk'umwana ugiye kureba papa kandi umukunda, ko ntabwo ari papa ukambije agahanga, ntabwo ari papa uhekenya amenyo, ni papa ugukunda, wagukunze utaranakizwa. Njyambwira abantu nkabwira ni jewe umuntu wankunze nyiri umunyabyaha bizagenda bite nonaho naretiye kuba umunyabyaha. Ubu nyine mu ijuru nanjye bashobora kuba bandika nka Daniel ukuntu marayika yamubwiraga ngo Daniel mugabo ukundwa, ukabuzi ngo mu ijuru ufite y'izina witwa mugabo ukundwa. Haleluya. Ko dufite data uri mu ijuru. Amen. Aha rero iyo bavuze ngo gukura mu gusenga, ni mwige guhindura amasengesho yanyu, ujye umara igihe kirekire unezererwa uyu data ugukunda, umushimira uko yagukunze, umushimira aho yakunyujije, umushimira ibyo yagukoreye, kuko numara kubimubwira nibizaba bihagaze imbere yawe uzajya ubwira ngo wakibazo we, nigeze guhura na gikuru cyawe na sogokuru wawe twarahuye, kandi iyo papa nakureba igitsura urava mu nzira tu. Niyo mpamvu Imana yigeze gutuma kuri Zorobabeli iramubwira ngo nimugende mumbwire Zorobabeli ngo ya Mana yagukuye i Babuloni ikakuzana ikakugeza hano, ngo ibi ngibi ntibiguhangayike, ngo uwo musozi uguhagaze imbere ngo ndavuze ngo uzaba ikibaya, ngo kandi ubwire Zorobabeli ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ngo ni kubw'umwuka wanjye. Ariko niba mwamenyaga gusenga iyi data wa twese, ukahatinda, ukibuka ibyo yagukoreye, ukibuka aho yagukuye, ukibuka aho yakurindiye, ukibuka ibyo yaguhaye, ukibuka ibyo yagushubije, byajya bigutera imbaraga zo gusenga, kuvuga ngo naramubonye asubiza biriya nibi nabyo ndabizi azabikora. Haleluya. Aha rero niho imbaraga zo gusenga ziva, ugakura mu gusenga, kuko uzi ngo gusenga si ugusabiriza, gusenga no kujya kwicarana na data wo mu ijuru ukamubwira ngo muzehe amuhera. Buriya kandi twese ababyaye murabizi, buriya aho abana banjye bamwe bamaze kurongorera, hari igihe ngira gutya nkabona umuhungu wanjye araje n'umukazana, nkumva kabisa ndanezerewe, nkavuga nti they are here, bakicara rwose nkumva ndabanezerewe cyane. Umukobwa wanjye akazana n'umukwe n'abuzukuru, kuko bamwe bamaze kugira n'abuzukuru. Iyo babonye nyine wumva buriya njya numva ukuntu Imana yumva imeze iyo duteranye nk'uko twaje kuyitaramira, kavuga ngo baje vrema wiremera, baje abana banjye baje. Haleluya. Sinzi niba mubyumva. Aha rero reka nsimbuke njye ku izina kuko ndagira ngo turangize. Abarome 18 aravuga ngo ariko iyi ngiyi itarimanye umwana wayo. Sindi ubisubiraho kuko Serukiza yabitwigije rwose birebire. Abatanya Abaroma ariko mwampepe nkareba. Abatanya Abaroma ndabona Abaroma baragakoze.
aba ngo iyi ngiyi itarimanye umwana wayo niki itazaduhana hamwe nawe, kuko yatweretse ko idukunda itanga umwana wayo. hariya rero niho ibanga ryacu riri. icya kabiri aravuga ngo izina, nimubona mu cyongereza muri Bibiliya izina ryanditse muri majuscule, izina ryawe ryubahwe, ririya zina ni abayuda batinyaga kuvuga izina Jehova Yahwe, bakavuga ngo rya zina. iyo rero bavuze ngo izina ryawe ryubahwe, ni ukuvuga ngo Yahwe, ririya zina rero nibyo rikubiyemo ibintu byose. izina akabwira ngo iri zina mbahaye Jehova, Imana yarisobanuriye Mose irabwira ngo genda ubabwire ngo ndi. buriya mu kinyarwanda barahinduye baravuga ngo ni ndiho, mu cyongereza baravuga ngo I am, mu gifaransa bakavuga ngo je suis. niryo zina ry'Imana. umuntu aje akakubwira ngo ndi, uturinde ati ni ndi, uri ndi ikize. ariko iriya ndi muzarebe abantu bagiye bayuzuza rya zina Jehova ndi. Aburahamu yageze ku musozi wa Moriya, yari agiye gutamba umwana we. Imana iravuga ngo Aburahamu, nagira ngo ndebe yuko nkunda nkuko nkukunda. dore isekurume y'ihene, nanjye kuvuga ngo ikimasa cy'ihene. Tusigaye tuvuga ibinyarwanda natwe dushaje bikaducanga. ntabwo ihene igira ikimasa, igira isekurume. dore isekurume y'ihene uyitambeho igitambo. ahita uwo musozi avuga ngo ahangaha ni umusozi wa Jehova Jire. yandi arayuzuza. Imana izatuma biboneka, iryo zina ryubahwe. haleluya. ni ukuva mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo iri zina nurivuga ujye uvuga ngo iri zina ryubahwe. iri zina ni izina, ni igisubizo. Mose bari i Refidimu barwana n'abamaleki, bamaze kubatsinda ngo yubaka igicaniro, ngo akita Jehova Nisi, Imana iturwanirira. arongera arasinya, Imana irasinya. haleluya. ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibakiza indwara, Jehova Rafa. ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibaha amahoro, Jehova Shalom. ahandi Imana ikavuga ngo ndi Imana ibana namwe, Jehova Shama. haleluya. ibana nawe ugenda mu nzira, uri mu modoka, Jehova Shama. Imana ibana nawe, Imana ihaba. niba mwabyumvaga, ukajya ugenda ukavuga ngo ufite Imana imvura indwara. kandi by the way ukajya usengera umubiri wawe, Imana ikawurinda mbere y'uko urwara, kuko ni Imana iturinda, ni ingabo idukingira. rero buriya gusenga muri ririya zina ukavuga ngo Mana, ndibuka yuko wavuze ngo uri Jehova Jire, Imana ituma byose biboneka. waratubwiye ngo uzaba Jehova Rafa, Imana idukiza indwara zose. none ndasengera umuryango wanjye ngo turinde indwara, udukize n'izo turwaye. waratubwiye ngo uzaba Jehova Shalom, utanga amahoro mu muryango, utanga amahoro mu bana, utanga amahoro mu gihugu. waratubwiye ngo uzaba Jehova Rafa, Imana idukiza byose. waratubwiye ngo uzaba Jehova Shama, Imana ibana natwe, ujye ubana natwe mu rugendo, nitujya kuryama utubere maso. umva rero hari ugusenga kuba wese icyo usaba, ugasenga gusa wibutsa umutima wawe ko ufite Imana iteye ityo. haleluya. ibyo rero bituma ukura mu mbaraga. reka ngane ku musozo. umuntu umwe yabivuze neza, aravuga ngo ririya zina ry'Imana, Yesu yavuze ngo izina ryawe, iryo zina Jehova ryubahwe, ngo ni sheke isinye. ahubwo nta nubwo yaduhaye sheke Imana, yo yaduhaye shekiye. tekereza umuntu ateruye shekiye, umuntu w'umubosi uvuze ko konte ye idashobora kunyeganyega niyo wagira uti. buriya reka mbabwire, nka Bill Gates aguhaye konte ye akakubwira ati nukena ujye usinya ukureho amafaranga, ushobora gusinya ntinanyeganyege. umuntu ufite miliyari 90 z'amadolari kuri konte
miliyari 90 z'amadolari niyo wagura inzu ukongera ukagura indi, aya mazu yo muri Kigali ukayagura, konte ye yabikiriho amafaranga. Kandi aramutse aguhaye sheki ntiwajya unatinyuka no gukuraho menshi, waba uvuga ngo atazangaya, ukajya ukuraho yo kurya ibijumba kandi washoboraga kurya muri Marriott. Kuko burya niko tubaho. Imana yaduhaye sheki, iravuga ngo niwumva ufite ubukene ujye usinya hano uvuge ngo Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Hano ikibazo cyavutse, none ndagusaba. Akakubwira ati sindi Jehova Jire se, ibi nabyo bizaboneka. Hari umuntu yicara ngo none se ngo twajya twicarira aho ntidukore. Oya, niyo ikubwira ngo haguruka ugende ukore biriya, ndabiha umugisha, ukabikora ukabona, cyangwa haguruka ujye kuvugana na kanaka ukabona ukanaka uramuvugishije, ikibazo cyawe kigakemuka. Nuko ikora. Cyangwa ubundi ugahura n'umuntu mu nzira akakureba atariko ati maze iminsi mutekereza, numvise Imana ishyira ku mutima kuguha kado. Bya bindi wasengeraga bikaza ari gift y'umuntu utanatekerezaga ko yamuturukaho. Ngewe rwose ibyo narabibonye, si rimwe si kabiri si gatatu. Aha, Imana izabaho umugisha. Buriya uzi kera ngiye kuva muri AAA, abakozi barambajije bati buri ikintu kiguhangaye kizakugora cyane ni kihe? Ni kugenda n'amaguru, maze imyaka 15 ngenda n'imodoka. Abakozi bambera abana beza, baterateranya amafaranga ngo bazangurire nibura ka 10 nge nkagendamo. Ariko bodi irabireba iravuga ngo ya Imana, ubwo n'Imana yabirebye nyine iravuga ngo ya ntabwo ari uko nzaherekeza umugaragu wanjye wagira guhurya bamaravufu. Sinamaze imyaka 10 n'ingaye nkorera Imana nyigendamo, ntiyigeze ipfa. Hanyuma ngiye kuviremera muri ibwiriza cyangwa irababwiriza mu makabando k'iminsi kizabukuru. Biriya rero niho ubonera Imana utanabisabye, ikakuvuga ngo ndagutekereza, ndagufite ku mutima ibyawe, ngo komeza ibyo naguhaye, wowe ibyawe ubindekere. I'm your dad. Hallelujah. Ukagenda rwose wemye uzi neza. Ariko nenda kubabwira nubwo ndimo kubibigisha, ndabizi ko benshi mutarimo kubishyikira. Kuko nimusohoka hano aho kugira ngo mutumbire Imana, murongera mutumbire ibibazo muhangayike. Ndimo ndabiba hano kuko ndabizi. Umva uko Satani akora. Muribuka abakonvoyeri bo mu matagisi ya kera, simperuka kugenda muri taxi ubwo sinzi niba bacyaho. Waragendaga ugasanga muri taxi banditsemo hejuru ngo passager ntiwibagirwe umuzigo wawe. Satani ahagarara hariya ku muryango, baba barimo kwigisha data wa twese, bakwigisha izina ry'Imana, ukumva kabisa wagezeyo. Wasohoka wagera hariya akakubwira ati wibagiwe yuko baguhaye preavis, tahana umuzigo wawe passager, ukawuterura ukawutera umutwe. Aho gutaha uri muri data wa twese, ugataha wongeye gusubirana umuzigo wawe utahanye. Ariko reka mbabwire ikintu turangiriza. Iyo sheke jya wibuka ko ihari. Yaduhaye sheki kandi aravuga ngo ujye umutegereza ntuzarambirwe. Haleluya. Umutegereze wihanganye mu gihe cye gikwiriye. Niba utarabona igisubizo cy'ibyo wasengeye, izere ko Imana irimo kubiteka, nibimara gushya izabyarura ibikwereke. Haleluya. Aho gushyira amaso ku kibazo, utumbira uwo nguwo umubwira umva ndacyategereje, kandi igihe nkitegereje ngiye kukunezererwa. Zaburi imwe iravuga ngo wishimire Uwiteka, delight in the Lord. Wishimire Uwiteka nawe azaguha icyo umutima wawe wasabye. So ugende wicare wishimire Uwiteka, wishimire mu Mana nawe azaguha ibyo wasabye. Kandi reka nsoze, gusenga gutyo biratuzamura pe. Umva reka mabwira ikintu. Satani ari indirimbo nahoze numva kare ivuga ngo Satani nakwibutsa ibyo utazageraho, ujye umwibutsa aho Imana yagukuye nawe kugejeje.
nakwibutsa ko hari ibyo utarageraho umubwira uti satani ndi mu nzira, ibyo ntarageraho, hari aho Imana imvanye, hari aho ingejeje, kandi hari aho injyanye. Haleluya. Kuko muri Daniyeli baratubwira ngo abazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Amina. Buri icyatumye Dawidi atinyuka Goliyati ngo yaje afite icumu n'agacumu n'ingabo nini n'intoya, Dawidi aramureba ngo amurebera mu ndorerwamo rya zina. Indorerwamo ya rya zina aramubwira ngo unteranye icumu n'agacumu n'ingabo nini n'intoya n'abagutwaje reinforcement, nge nguteye mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Nguteye yewe mfite bukiriye y'izina ry'Uwiteka niryo njemo. Buriya rero abazi Imana yabo bazahagarara imbere y'ibibazo, babwira umusozi ngo wa musozi we ndabizi urahari. Simbabwira ngo mujye muvuga ko imisozi irahari. Uhagarara imbere y'umusozi ubwire ngo wa musozi uri hano, ngiye kuryama, ibibazo byawe n'ingorane wanteye nazihaye data wa twese, ariko hari umunsi ndabizi uzaba ikibaya. Uryama usinzire, uzabyuka usange nyuma y'umunsi, nyuma y'ibiri, nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi, ubone wa musozi wabaye ikibaya. Abo Imana yahindura imisozi ibibaya mubwire ngo amen. Hari imisozi Imana igira kuri kikarevolinga, ikibazo cyari kiri aho wazagishaka ukakibura. Cya kibazo cyagiye Imana yagihinduye ikibaya. Haleluya. Dawidi atera Goliyati mu izina, aravuga ati jewe. Goliyati yaramurebye aravuga ati kumbona nta n'ibikoresho ufite, ntabwo wambaye igisirikare, nta n'ingabo, nta n'inkota, uzanye inkoni, bakubwiye ko ndi imbwa cyangwa ndi inyoni? Aramubwira atoya, nkuteye mu izina ry'Uwiteka, sinkeneye ibyo bindi, ibisigaye urahinduka ikibaya. Umwanya muto w'ibuye ryari ryamurambitse hasi, Dawidi yamukuyeho igihanga, yabaye ikibaya. Haleluya. Cyahoze ari umusozi imbere atashobora kureba inyuma, cyabaye ikibaya. Muribuka Kalebo na Yosuwa, abandi babaciye intege baravuga ati twabonye iminara miremire, twabonye imidugudu ifite inkike zikomeye, twabonye abagabo barebare. Baravuga ati bariya ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu turagenda muri rya zina tuzabarya nk'ubugari. Haleluya. Ariko ibi ngibi bimenywa n'abantu bafite komatana n'Imana. Nibyo Kalebo yavuze bamaze gufata igihugu, aramubwira ati jewe nomatanye n'Uwiteka, jewe ngendana n'Imana kole nk'umwana ufashe ku ijipo ya nyina, tuye tugendana kole jewe n'Imana tugendana kole. Wari wabona akana kafashe ku ijipo ya nyina, ikije cyose washaka no kugakora ugahungira mu izina ry'Uwiteka. Aho niho imbaraga zacu ziri. Iyo umaze kumenya neza uwo uri we muri Kristo Yesu, ukamenya data wa twese uri mu ijuru, ukamenya na rya zina, ibisigaye byose ugenda ku idembe. Satani yakwibutsa intege nke, ukamwibutsa imbaraga zitagira akagero iziha twebwe abizeye. Yakwibutsa ibyo udafite ukamwibutsa iby'Imana izaguha, kuko ngo yatubikiye umurage udashobora kubora cyangwa kugajuka. Ngo niyo mpamvu ngo bariya batubanjirije ngo babibonaga bikiri kure, ngo bakabyifuza, ngo bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Bivuga ngo isi ntiyashoboraga kubaca intege, kuko baravuga ati n'ubundi ndi umushyitsi hano si iwacu, ndi umushyitsi n'umwimukira. Kandi muri urwo rugendo Imana ikabatunga. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ndagira ngo uyu mugoroba buri muntu wese aze kwiha umwanya, agende rwose ufata umwanya nk'iminota 5, 10, niba myinshi, mbiba 20, cyangwa nushaka kumara ijoro ryose urimo kwibuka iyo Mana data wa twese, umubyeyi uruta ababyeyi bose, papa. Pawulo yabyanditse neza aravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ngo ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, ngo dutakisha ngo aba data, ngo kandi ubwo turi abana ngo turi n'abaragwa, turi abaraganwa na Kristo. Aho rero ni imbaraga zacu ziri. Reka dusenge Imana, kuko iyo nigije kuri iyi nyigisho nshobora kurondogora nkatinda, kubera ko hari iminsi njya mfata y'amasengesho atari ayo gusaba, ayo kwikorera reinforcement.
kwishyiramo imbaraga, nibuka uwo ndiwe muri Kristo Yesu, nkibuka n'Imana yanjye n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo n'ubwenge bwayo n'ubunini bwayo, hanyuma nkavayo numva afite imbaraga nk'iz'intare. Haleluya. Cyane cyane when the going gets tough, abari buzajya usenga aya masengesho. Nubona ibintu byakomeye, nubona ibintu byagoranye, ujye ugenda wicara ahantu uvuge ngo ke mutima wanjye ntumpagararemo, ubu ngiye kwegera papa mbanze ninjiremo neza, nindangiza biriya ndavugana nabyo mvuyeyo. Haleluya. Hanyuma uzubihagarara imbere ubwire ngo mva rero tuzabyiga ku munsi wa nyuma. Hari umunsi natashye mu rugo nsanga umudayimoni yadufatiye umukozi, terura muniga mukubita hasi. Ndahagarara ndareba, nzenguruka inzu, ndabanza nyine ninjira mu izina. Mana njye kugukorera, nari mvuye hano muri Bible study ari kwa mbere, njye kugukorera dayimoni asigare mu rugo rwanjye akora ibi ngibi. Arambwira ngo nabahaye ubutware ngo genda umwirukane. Ndagenda nahagaze imbere y'umudayimoni, ndamwira dayimoni hano ni iwanjye, I'm back. Mvira mu rugo bitaraba bibi. Ngiye kubona mbona umwana aregutse, va mu rugo dayimoni, mvira mu rugo, hano urakora iki? Ntabwo uri umushyitsi wanjye sinagutumiye, ariko ubanza wikomeze muri rya zina, wibuke uriwe. Naho ubundi utibutse uriwe Satani akwirotoraho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, ni umunezero wacu iteka ryose iyo twibutse uriwe. Wowe Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, wowe Imana itegeka byose, icyo uvuze kikaba, icyo ukweho kikagenda. Wowe Imana izi byose, ikamenya ibyabanjije n'ibiriho n'ibizaza. Wowe Imana itunze byose, isi n'ibiyuzuye byose bikaba ubutunzi bwawe. Uri Imana yacu, ariko kuruta ibyo ngibyo nturi Imana yacu gusa, ahubwo ubyishakiye wowe wigambiriye. Ubu mubyeyi wacu, ndasengera ababene data. Umugaragu wa Paulo yigeze gusengera ab'Efeso ngo ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka wo kumenya no guhishurirwa, ngo muyimenye, ngo mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaragabera, ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe abayizeye. Mana udufashe, uduhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo tukumenye nka data wa twese utazatwibagirwa, tukumenye nka data wa twese utazatureka, tukumenye nka data wa twese utwitayeho. Uyu mugoroba wandikiye amagambo ku mitima y'aba bantu bose, abaje baremerewe n'ibibazo, bakumenye nka Jehova Jire, Imana izatuma ibisubizo biboneka. Abaje barwaye, bakumenye nka Jehova Rafa, Imana idukiza indwara. Abaje bafite ibibahangayitse imitima, bakumenye nka Jehova Shalom, Imana y'amahoro yacu. Abaje bihebye, bakumenye Mana nka Jehova Adonai, Imana ishobora byose, izababera igisubizo. Reka imbaraga zawe zimanukira aha ngaha, tukumenye Mana, niturangiza tugendere muri ubwo bumenyi budutera imbaraga, kuko ngo abakumenye ngo bazagira ubutwari, bazakora iby'ubutwari, kandi imbaraga zawe zizakorana nabo, zizakorera muri bo. Wumve gusenga dusenze uyu